bitamenya ko ari twebwe tuyitwaye. Niko tuyitwaye kameme. Niko dutwaye iyo ndege. Niko byagenze. Turaba agaciro kenshi nuko tutabizi. Umuntu ashima Imana ayirimo umwenda kandi agomba kuzabazwa. Y'Imana ibona udashima ku bintu yagukoreye, ibona utuzuye. Nta shuri ryigisha kumenya Imana ribaho. Imana yahisemo ko itagaragara n'amaso y'umubiri, ahubwo ihitamo ko twebwe tugaragara, twe tuziranye nayo. Twe tuziranye n'Imana, yahisemo ko tugaragara. Twamara kugaragara tukaya tuvuga Imana, abantu bakatubaza ngo irihe. Abandi bayobozi bose bo kwisi bakomeye bagira aho bakorera, bagira umunsi bakora, bagira imodoka bagendamo, bagira ama office, ugasanga wowe uri byose, uri imodoka y'Imana. Ubwo y'Imana ishatse kugenda, igenda muri wowe. Nubwo buryo yabihisemo, yahisemo, kandi uko kuntu imeze niko kwatumye ikomera. Ifata rero abantu bayizi baziranye nayo, bavuga ati tayine imodoka nzagura, ni wowe modoka yanjye. Irongera babwira ati kandi ntabwo nkeneye speaker, ibi byuma by'indangururamajwi, akanwa kawe kazagende kamvugire. Irongera ibwira abo bantu baziranye nandi, aho muzagera hose mukakandagira, biro muzageramo nange zaba mbageze. Imana riteye gutyo, yivuga ikoresha wowe, ikorera muri wowe, kugira ngo abantu batazi Imana bayimenye biturutse kuri wowe. Kandi Imana ntago byayinanira. Yaremye izuba ntibayemera, izuba ni iryayo, n'ukwezi n'ukwayo, n'inyenyeri ni iryayo, n'amazi. Ariko baravuze ati ibyo ngibyo, anabavuze ko byiremye batibyishyizeho. Umuntu ashima Imana ayirimo umwenda kandi agomba kuzabazwa. Kabiri rwose, Yesu akiza kabiri. Adukiza uburyo bwombi. Adukiza kabiri. Adukiza iki? Adukiza ibibazo dufite, ibibazo n'abandi bafite. Ariko atariyo ntego Yesu agamije, ko business ya Yesu nukuza tujyana mu ijuru. Noneho rero yo muhuye urwaye, ufite agahinda, ubuza akazi, ushonje, ufite ikibazo, Yesu ahera ku rurimi wumva. Kubwira umuntu ngo Yesu ngo arakiza, waburaye umeze nabi, ahera ku byo wumva. Aniyereka intumwa ze, yagendaga ziyereka atubura amafi, kandi atagamije kubabwira ngo basubire kuroba, bagira ngo bakore mu mazi, abaho umwuka wera. Nuko Yesu ateye. Ibyo yagukoreye bya bindi byose ushima mu Imana, kuguha inzu, kuguha akazi, kuguha utura, kuguha abana, yabikoze kugira ngo akwiyegereze. Muri byavuze ngo yamfatishije umugozi. Burya ya mashimwe yose dufite ni imigozi adukuruza. Yamfatishije umugozi, arigo rukundo rwe. Imana ibanza kugukurura, gukuruje akantu ushobora, akantu ukunda, ariko itagamije ko itariyo ntego nyamukuru igira ngo ikwiyegereze. Katujye juru twakira ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ubuntu twahawe bwo kumva nk'ibyo tugiye kumva. Wabwiye abigishwa ngo hahirwa amatwi yumva ibyo mwumva n'amaso areba ibyo mureba. Turasengeye umukozi wawe ngo uhagararane nawe, nasoma dusobanukirwe icyo ushaka kuvugana natwe. Imitima yacu ihinduka ububiko bwiza, ibi bizatubera impamba y'igihe gikurikiyeho, mu izina rya Kristo, amen. Murakoze cyane. Kamaze ishima Imana ko inyemereye ko tubana muri uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Uwambaje, nkorera mu Burengerazuba, niho umurimo w'Imana nkora uri. Nabonye ubutumire muntumira binyuze ku mushumba mukuru w'iri torero, asaba ko twabana. Nange ntago byari binyoroheye kubera ko dufite igiterane cyatangiye mu gitondo kiza gusoza mu nijoro mu masaha ya saa moya, ariko numva tugomba kubana mu mwanya muto, muri hangana mu mbabarire kubera ko ntaje ku gihe, kuva i Rubavu kugera hano hari nk'amasaha 4, ariko nsanze korali hoza ni kuririmba n'abandi bacyakirwa bagiye baza nyuma. Ishimye Imana rero ku uyu munsi ko tubanye, kandi ntabwo tuza gutinda ko amasaha turi busorezeho, kandi dushimye Imana ko mwese mwabonetse. Ntabwo nagize umugisha wo kumenya iby'abandi bashimye, uretse bake bashimye mpari, ariko nabuze mbaza ese abantu mbiyumva ntabwo mbazi na bamenye nyine banyibwiye, ariko ubise harimo abazi kino gikorwa kibera hano, harabahabaye, harababuze ubutumwa mu myaka myinshi. Yego rero ni ikintu kidasanzwe kumva umuntu
asanzwe ajya nawe atumirwa kugira ngo dusangire ishimwe. Ngewe byanejeje kuba turi kumwe ku mashimwe make numvise ko hano hatangijwe umurimo w'Imana ku bakozi basenga barizwa muri hoteli, ikiri hoteli Continental, hanyuma iza kuba Serena. Numvise amashimwe make ariko yerekeza ku gushima Imana ku murimo wakozwe n'abantu bake basenga kugira ngo aha hantu Imana hakorere umurimo, banashimira ubuyobozi bwa hoteli bwagiye bubaha umwanya wo gusenga, bakabaha n'igisare, kandi bashima n'Imana ko yagiye bafasha haba mu kazi bakoraga buri munsi. Gukora muri hoteli biragora, ikosa rito gusa kuko haza abayobozi benshi, kandi abantu benshi baje mu mahoteli kenshi bari n'abashyitsi. Ukuvuga ngo ishusho y'igihugu ibiri muri hoteli, ukora ikosa muri hoteli ni igihugu cyakira ikosa. Hajya batasohotse ngajya ahandi hanze akakirirwa hano, akava ajya gufata indege, ishusho yabonye muri hoteli niyo ajyana ahavuye. Kandi muzi ko abanyarwanda mu kintu twiyemeje ni gukora ibintu byo kwisonga. Ndashima Imana rero ko abarokore baraha abasenga mwagiye mwibuka ko nabyo binasengerwa. Usengera akazi, ugasengera akazi ukora kugira ngo kaze guhinduka umugisha. Nabonye rero zaburi iri kwifashishwa mu ishimwe giterane cyo gushima Imana ni zaburi 143:5 kugeza kwa 6. Nibyo nishimye ryo kwibuka urwo rugendo rurerure Imana abanyemo namwe muri uwo murimo w'Imana. Ahari Imana izampa kandi kanya tubane mu mwanya munini urenze uyu nguyu mu mara ayo masengesho mufite. Hari Imana izancira inzira twaganira bihagije ubwo buhamya tukabwumva, ariko reka twifashishe izaburi twumve icyo uyu mwanditsi yavuze. Ni umwami Dawidi yavuze mu bice 143 mu bice 5:5 kugeza kwa 6. Haravuze ngo nibutse iminsi ya kera, cyangwa se nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe, nkuramburira amaboko umutima wanjye ukakugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Niko Dawidi yavuze ko hari ibyo yibutse yumva yashima Imana. Mu yandi magambo kino giterane cyo gushima, bambwira ko ari cyo gushima Imana, nahise nibaza ibibazo nka 3. Kuki ari ngombwa gushima? Kuki ari ngombwa gushima Imana? Kuki ari ngombwa gushima Imana? Utayishimye wabiki? Utayishimye se byitwaye iki? Wese uyishimye bikumariye iki? Ese Imana ni iki? Ibyo byose ukabyibaza. Buriya hari ikintu maze kubona muri ubuzima bwa Gikristo. Imana yahisemo ko itagaragara n'amaso y'umubiri, ahubwo ihitamo ko twebwe tugaragara, twe tuziranye nayo, twe tuziranye n'Imana. Yahisemo ko tugaragara, twamara kugaragara tukaya tuvuga Imana, abantu bakatubaza ngo irihe. Abandi bayobozi bose bo ku isi bakomeye bagira aho bakorera, bagira umunsi bakora, bagira imodoka bagendamo, bagira ama ofisi. Ugasanga wowe uri byose, uri imodoka y'Imana. Ubwo Imana ishatse kugenda igenda muri wowe. Nubwo buryo yahisemo, kandi uko kuntu imeze niko kwatumye ikomera. Ifata rero abantu bayizi baziranye nacyo, babwira ati tayi n'imodoka nzagura, ni wowe modoka yanjye. Irongera babwira ati kandi ntabwo nkeneye speaker, ibi byuma by'indangururamajwi, akanwa kawe kazagende kamvugire. Irongera ibwira abo bantu baziranye nandi, aho muzagera hose mukakandagira, biro muzageramo nange zaba mbageze. Bivuzeho kugira muri Continental Hotel cyangwa se Serena, bisobanuye ko Imana yahageze. Umunsi wazaga hano, nubwo wakoze ikizamini, nubwo warize, ku Mana we yarizi ko yahageranye nawe. Niyo mpamvu Paul yabwiye Abakorinto, arababwira ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera. Imibiri yanyu ni insengero z'Umwuka Wera. Umwuka Imana yabahaye umwuka uvuye ku Mana. Irababwira ngo ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. Iyo umaze gukizwa ntabwo uri ikigenge, ubu uri uwundi muntu. Abisi bakubona kontu urasanzwe, umukozi wa hoteli, umuntu ukora muri restaurant, umuntu utwara imodoka, umuntu wa mu kazi, ariko Imana ikabona
yabonye uburyo bwo kugira aho hantu wageze. Ndashaka gushima Imana kubwo abantu bageze hano bakamenya inshingano zabo, ukamenya inshingano zawe ko ahangaha wageze niho Imana yagutumye, kandi abantu bazamenya Imana biturutse kuri wowe. Mwarabikoze, dore umusaruro n'uyu nguyu twicayemo n'ibindi Imana izabakoresha. Imana riteye gutyo, yivuga ikoresha wowe, ikorera muri wowe kugira ngo abantu batazi Imana bayimenye biturutse kuri wowe. Kandi Imana ntago byayinanira, yaremye izuba ntibayemera, izuba ni iryayo, n'ukwezi n'ukwayo, n'inyenyeri ni iryayo, n'amazi. Ariko baravuze ati ibyo ngibyo, anabavuze ko byiremye, bati byishyizeho nta wabiremye. Hari n'abavuga ati, hari uwavuze ngo niba ndiho nta Mana ibaho, ati iri hehe, ati kuba ndiho ngo nta Mana ihari, niba ihari nizi. Hari abantu bameze gutyo rero. No muri abo mahoteli akenshi abayazamo, abaza mu mahoteli benshi n'abameze gutyo, n'abantu ibyo ngibyo by'Imana bitabareba. Niyo umuntu avuze ko azi Imana bamufata nk'umusazi, nk'umuntu utagira ubwenge. Niyo mpamvu rero abarokore bagomba kugira ubwenge, kugira ngo nibadutuka batwita abaswa n'ibigoryi babone akazi ugakora na serivisi nziza. Ugira ubwenge, nibareba imirimo yanyu myiza, niko birivuga. Ururimi abisi bumva ntago ari indirimbo n'aya makorasi. Amakorasi ntago bayazi, na Bibiliya ntibayizi, bashaka no kuyumva. Ariko imirimo yawe kuko muhorana, bashaka kureba imirimo myiza bakavuga ngo uyu muntu uko ameze yaje mu kazi kimwe n'abandi, habaye iki ko atameze nk'abandi bantu. Bakazakurikirana amateka yawe bagasanga hari ikindi kintu wemera, hari Imana wizera, bakayimenya bakurikije imirimo yawe n'imbuto wera. Ni bande bakwiye gushima Imana rero? Buriya abantu bose, nsubiremo, ni abantu bose. Umuntu ashima Imana ayirimo umwenda kandi agomba kuzabazwa. Umuntu wese udashima Imana ari gute bizabaho. Iyo usomye sinza kuvuga gusoma Bibiliya cyane ko amagambo menshi aho ngenda nyavuga ndahaza aho yanditse n'ibihanditse. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi wa 2 ibice 5, Abafilipi ibice 5, Pawulo yigeze ni intumwa Pawulo yigeze abwira abanyefilipi, arababwira ikintu Yesu Imana yamugize. Hari ikintu Imana yagize Yesu, ko Yesu n'umwana w'Imana, hari ikintu yakoreye aragitsindira aragihabwa. Noneho ahita hari itegeko risohoka rireba abari mu ijuru, rireba abari mu isi n'abari munsi y'isi. Bivuze ko umudashima Imana afite ikibazo, azisobanura, azitaba. Niko yavuze Pawulo, yaravuze ngo mugere wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yari magwira abanyefilipi, avuga uburyo Yesu yaciye bugufi, ariko ageze hepfo sinshaka kuvuga ibyo yavuze byinshi. Aravuga ngo niyo cyatumye Imana imuha izina risumba amazina yose. Yesu afite izina risumba amazina yose, arayabayeho kera, ari amazina ari hubu nazabaho. Yesu afite izina risumba ayo mazina, ni Imana irimuhaye amaze kurikorera kubera urugendo yanyuzemo kuducungura. Avuga icya kabiri, avuga ngo amavi. Noneho ntabwo buriya gushima Imana bisaba ko n'amavi nayo bigira abantu bagapfukama, kandi bari ikintu kigoye no gupfukama. Hari abantu badashobora gupfukama badapfukamishijwe n'umunyembaraga, ariko izina rya Yesu ryahawe ububasha ko amavi yose apfukama, indimi zose zigahamya ko Yesu ari umwami. Ni ukuvuga ngo amavi yose apfukame mu izina rya Kristo, indimi zose zimuhamye. Noneho bakavuga ngo ari abari mu ijuru, ari abari mu isi n'abari munsi n'ibiri munsi y'isi. Nibiki bibayo munsi y'isi? Habaye ibiki? Mu ijuru habaye ibiki? Byo mu ijuru hejuru ntago mbizi, ariko abo mu isi ndabazi. Ariko Imana yaravuze ngo umwana wanjye Yesu abantu bose bamupfukamire. Yo rero we wamenye Imana, uzi ko naje kumenya ko Imana ikeneye ko tuyipfukamira. Naribajije ibiri munsi y'isi birakijijwe se nibiki? Ibintu bitagaragara ba munsi y'isi Bibiliya ivuga nibiki? Ese ababa mu ijuru, ibiba mu ijuru nibiki? Ese abari mu isi n'abarokore kuki basabwe gupfukama? Kubera ko nta yindi Imana ibaho, nta yabayeho, nta nizabaho. Abantu bose bagenda, abakomeye, aboroheje, basabwa, bategetswe gupfukamira Imana, kuvuga izina ryayo neza no kuyubaha. Iyo batabikoze rero, muri ibyo yahise avuga urubanza rwabo. Yaravuze ngo abanga Imana, mwarabimenye ko niryo teka riranditse ngo ntibagira gute, ntibayisenge. Hazaye ibintu bibiri, bazapfa bose be kwibukwa. Niyo mpamvu rero ntimukwiye kujya mutitira imbere y'abapagani.
kino gihe twagize ikibazo cyuko ubukristo bwacu mugenda abakristo bagenda bumva bafite ibintu bito bakenda bububa ntibumve ko umuririmbyi yavuze ngo ingendo umukristo icyo ni ikintu. Ntabwo yavuze akazi akora, ntiyavuze amashuri yize, yaravuze ngo icyo ni ikintu kigira gute gihumuriza umutima wanjye. Baramubaza bati se niba guseka buriya ntabwo twakijijwe ngo tunasekwe. Yaravuze ngo naho igihugu cyose cyanseka. Ibazi ni igihugu yavuze, ntiyavuze abakozi muri hoteli, ntiyavuze timu babana, ntiyavuze sayiko ni abantu mukorana muba hafi. Yaravuze ngo naho igihugu cyaterana kikanseka. Kuki uwo murimbyi ahamya gutyo? Nuko azi ko icyo kintu yahawe ari ikintu cy'agaciro, kumuseka ntacyo bimubwiye. Dukwiye kutamwazwa n'icyatubayeho. Ndashaka gusaba abantu abarokore muri mu mundega amatwi, ntabwo turinjije, ntabwo twarindagiye, ntabwo turi nkorabusa. Ibyo turimo abatabizi, hari ukuntu Paulo yabizi. Ndacyavuga uburyo ki Imana isaba ko tuyishima. Hari ukuntu Paulo we yanavuze. Paulo ni umugabo nkunda, namwe muramukunda kuko musubiramwe ibyo yavuze kenshi. Kavuge status ya Paulo, mvuge Paulo yari muntu ki. Uyu Paulo wanditse inzandiko zigera kuri 12. Amateka avuga ko yagize amahirwe yo kuvukira mu rugo rw'umukiri. Bakavuga ko ashobora kuba se yari umunyenganda, yakoraga amarido cyangwa se ibintu by'amahema, byita amahema, ko babohaga amahema waba hari inganda. Kubera ubwo bushobozi yakuriye mu mujyi, yakuriye mu mujyi, mu miji akuriramo, yiga amashuri meza. Ikigira iki cyiza ari no rurimi rwari rwogeye mu gihe cye. Akuze akura atazi Yesu kuko nta naho bahuriye. Yarakuze ayiga droit, amategeko byo bita droit canonique, yiga amategeko y'ibitabo bitanu bya Mose. Avuye ku ishuri bamuha akazi ko gukora mu rukiko, ko gucira imanza abantu. Ahurirana nuko Yesu yapfuye arazuka akaba adahari. Akazi bamuhaye nako gukurikirana abarokore bose bavuga Yesu. Ugende wowe tuguhaye akazi. Bamuha n'abasirikare kuko Yesu amaze gupfa yishwe mu buryo bubiri. Yishwe n'inzego za politiki y'Abaroma. Kugira ngo Yesu apfe byasabye ko inzego za gisirikare y'Abaroma, inzego za politiki, inzego z'idini z'Abayuda bahurira kuri Kristo. Bamaze kumuhuriraho, Abayuda bamushinje ibyaha yaba yarakoze bijyanye n'idini ryabo, abanyepolitiki bamushinje ibindi, barangije baramubamba. Ariko wa mugabo w'umunyembaraga amaze gupfa agira imbaraga zirutse zarafite atarapfa. Kuko atarapfa hari aho yajyaga handi ntahage. Amaze gupfa arahindukira aba muzima mu bantu be, ajya mu barokore, bakajya babona wa mugabo baramwishe ariko aracyari kuvugwa. Icyo kibi kibazo rero. Kandi abarokore akenshi bavuga Imana neza, baba bashinja ibyaha abantu. Burya iyo uvuga Imana neza uba uri gushinja ibyaha abantu. Isi irakubwira rero ngo bivuge kubwo nta utoneka. Ubivuge neza, ntugire umuntu utoneka, uvuge ko nta kibazo gihari. Dorutse kujya ahantu hamwe duhurira n'abanyamadini ahantu. Twese nyine kubera ko twese abantu basenga, urwego rushinzwe nyine kubakurikirana rufite ukuntu rubita. Imiryango ishingiye ku myemerere, niko imiryango ishingiye ku myemerere. Ibyo mwemerane tubyitayeho, ariko nicyo muhuriyeho. No tuhageze dusanga ibyo twemera ntibisa. Nuko kwese kwicaye ku ntebe, njye mfite ibyo nemera, untebe twari twicayeho ntago byasaga. Dusanga rero umwe nahaguruka avuga ibyo yemera birakomeretsa mugenzi we. Batubwira ati mushaka icyo muhuriyeho kitaza kubakomeretsa, mugishake tuza kukibona. Rero dusanga hari ikintu duhuriyeho twese cyitwa Imana. Kuko Imana ntabikomeretsa. Yaba ari Imana inyuguti ntoya cyangwa ari inyuguti nini, iyo bavuze Imana nta makimbirane ahari. Kuko abantu bose bari baraho n'abahagarariye amadini ya gakondo, niba ari amadini, niba ari imyemerere gakondo, nabo baba mu Imana. Dusanga rero Imana iyo nta kibazo bitudutera. Ariko ibindi nimuvugamo Yesu, harimo uvuga ati ngiye ntagaba mu byanjye, undi navuze ibyo twuma ntibihura. Urumva amayeri ya Satani no kugira ngo tworoshe ibi bintu kandi bikomeye. Ibyo rero nibyo babwiye intumwa za Yesu. Barazibwira bati nta kuntu mwajya muvuga ubutumwa mukuyemo Yesu. Mwari muzi ko hari inama yabayeho yo kuvuga ngo tubemereye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko mucyo mutazavuga Yesu mumukuremo.
mwibaze muvuze ubutumwa butarimo Yesu haba hasigaye mwundi, kandi ari we nzira, ari we kuri n'ubugingo utujyana kwa data. Birangiye rero abagabo n'abarakunze ba Petero baravuze ngo mu bitekerezoho namwe, ubu murabona tugomba kwiyumbanganya. Uwo twiboneye n'amaso yacu bo baranamubonye, urumva uwo twabonye n'amaso yacu, intoke zacu zikamukoraho, yamara no kuzuka tugahura nawe. Muratubwira ngo dukekeke, ntituzakegeka n'ejo tuzongera. Baravuga ati ubwo rero ubwo murashaka gupfa. Urukiko rwanzura ko baza kwica abantu bose bazavuga Yesu. Baravuze ngo mujye muvuga ibindi byazina murireke. Iri zina rifite ikintu rivuze, ribangamira izindi mbaraga. Mujye muvuga andi mazina mukuyemo Yesu. Pawulo rero yahawe akazi ko guhiga abavuga rya zina. Abavuga iryo zina, abavuga Imana ntacyo bitwaye cyane, ariko abavuga rya zina ubahige. Ariko akambuga icyabaye mu rukiko. Bageze mu rukiko banzura kubica. Baravuze bati ibyo kwirirwa mukina n'aba barokore birirwa batushinja ibyaha kutwisha Yesu, mwareze tukakimura ikibazo. Rwa rukiko rwica. Ubwo rukiko rwa rukiko mu manza bari basanzwe bica, kuko baravuze ati urukiko rwacu rurica, ati rwishe Tewuda. Bari abantu babicanye ku buryo mbese bavuga bati ni ibintu bimenyerewe. Ati ariko twamwishe nawe afite abayoboke be, tumwishe n'abayoboke be barangirana nawe bongeye kuvuga. Ati twishe n'undi witwa Yuda yari yadutse ejo bundi nawe azana be arapfa. Ariko ikibazo twibaza ko twishe shebuja w'aba bantu, ko urukiko rwo rwanzuye rukaba rwarishe uyu mugabo, aba barokore biwe izi mbaraga bazikura kwandi. Gamariyeri, Imana ntijibura umurokora ahantu hose. Ndashaka kubabwira ko inzu zose mujya mubona Imana ntijibura abarokore, ntibura abayivugira. Gamariyeri yari umwe nawe mu bari mu rukiko rwa mbere, aravuga ati ariko mwabagabo mwe ko twisha abandi bikarangira, twakwica Yesu bakakomeza kuvuga, mwaretse kurwana n'Imana. Niba ari iby'abantu bizashira. Ibi bintu reka mbabwire ntago ari iby'abantu. Impamvu hanga byarafashe, ababitangiye mubabaye murira, muri koza ibyombo, muri guteka murira, kubera ko atari iby'abantu, byarafashe. Izina rya Yesu nirwo rubuto rumera ahantu hose, nta fumbire yidushyizemo. Izina rya Yesu ni urubuto utera. Niyo mpamvu mwaje muri bake mwumva mutitira, mwibaza niba binemewe. Hari n'igihe muri hoteli babategeka ibindi bintu byinshi, uko mwambara, uko mwitwara n'ibiki, ariko mubyanze Imana irabarengera, irabarinda. Izina rya Yesu rivuze riramera, ikosa no kutarivuga. Ndashima batangije uyu mushinga, ndashima bagize igitekerezo, mwaba babiri cyangwa batatu. Urabona ko byameze ku rwego abayobozi ba hoteli babemerera kuza hano. Korari Hozia nikemera kuza, mfite igiterane iwabo, nanjye nkaba nturutse iyo ngiyo mfite igiterane. Ariko kuko mwemeye kubibura ubuto hano, Imana yarumejeje. Haleluya! Muri iryo teraniro ry'abacamanza, niba ari iby'Imana ntimwabishobora, niba ari iby'abantu bizarangira. Ibi bintu ni iby'Imana rero. Mucyo naje kubabwira hano, ibintu ntabwo bizashira. Nta mbaraga, nta nama, nta rukiko, nta mucamanza, nta rwego rwakuraho izina ryande rya Yesu. Ntawe, nta muntu n'umwe uriho ufite ububasha. Wakwicara mu nama ugafata icyemezo, ariko kuko iri zina ritagirwaho impaka, ugasanga byameze kandi wari wabiranduye. Abarokore mugendana imbaraga, ibintu byacu turimo nibyo kandi bizima. Pawulo bamuha akazi rero. Ndashaka kuvuga ukuntu ibi bintu ni ibintu bikomeye byo gushima Imana. Bamuha akazi, bamuha n'ibikoresho. Arabanza nawe yabanje kwica abantu. Yahereye ku gitero cya mbere akigaba mu iteraniro nk'iri turimo. Asanga umuntu uri kwigisha witwa Etienne, aramufata aramwica. Ndetse kuko ari umuyobozi atagomba kamarasa amumenekaho, bikishaga abantu amabuye kandi bakayamutera kwiza. Amutera yaragurukaga amarasa, abafashe imyenda mu mwice ndi ku ruhande. Bibiliya iravuga ngo baramwishe ari wo muyobozi w'igitero. Abasigaye baramuhunga. Aravuga ati ndabasangayo. Ageze mu nzira rero agiye guhiga abarokore. Abarokore ntago bahigwa, kereka atari bo. Umurokore ntago ajya higwa ngo umushobore. Ndashaka kubwira abantu bose bahiga abarokore bazabivemo. Ndi kubwira abantu bose bahiga abarokore ntabwo muzabashobora, kereka abarokora niba atari bo. Ariko niba ari bo koko, nta mbaraga, nta bubasha, nta bushobozi, nta nama, nta ntwaro nimwe iriho ishobora abantu Imana yahamagaye. Uburokore wa mbere, nyiri uburokore nyirabwo ni Yesu. Baramwishe mubizi, bamushyira mu gituro, baranakirinda, yivanyemo.
abamushyizemo so bamukuyemo. Imbaraga zazuye Kristo niyo zabyabarokori, nta zindi imbaraga zisigaye. Ubwo ituro kirangaye nta zindi imbaraga zindi zasigaye zatumaraho, ntazihari. Abarokore muri hano muve mu bwoba, mujye muvuga Yesu. Nibashaka gutuke ibyo uzavuga bizamera. Pawulo arabakurikira ageze imbere. Rero nkunda Imana uburyo igihamagara, yumva ijwi. Sawuli ndenganyiriza iki? Ntiyabonye umuntu, yumva ijwi, yasubije neza ati urinde mwami nkakwizera, njye sinzi uwo ndenganya. Yaravuze ngo uri Kristo uwo ndenganya. Kuva uwo mwanya yikubita hasi arahuma, amara 3 jours sans manger ni boire, gatatu atajya atananywa. Noneho muri minsi 3 Kristo araza aramwibwira. Yaraje Kristo araza yinjira muri we ati ndabizi urinjije. Ngiye kubabwira umuntu utazi ibintu turimo isi y'umwuka. Hari ibyo bita foda, fayiro, karaseri. Imana ifata abantu bo mu isi abatazi Imana n'abatayemera n'abayipinga, tutitaye ku kazi bakora n'amazina bagira. Mu ijuru ugezeyo ahantu babanditse karaseri babamo, foda barimo, ahantu bari. Murabona iyo ufite muri ofisi ugira ahantu ngo ibaruwa zaje, izakiriwe, izagiye, bo banditse ngo ni karaseri y'iki yinjije. Ubwo nuko bimeze. Niyo wakwitwa umuhanga, niyo watwara indege, niyo watwara ubwato bwo munsi y'amazi, niyo wajya ku nyenyeri, ijuru ryakwise iki urinjije. Ku by'Imana urinjije. Injiji ni igiki? Ni umuntu utazi ibyo agomba kubaza. Iyo bavuze ngo urinjije rwatse uyu muntu ntazi ibyo abandi bazi. Paulo rero yarinjije, ariko injiji ifite doctora PhD. Injiji yize ivuye kwiga, nta shuri yigisha kumenya Imana ribaho, ntaryo. Ni Imana yonyine kwihishurira ukayimenya. Iyi njiji rero yitwa Sawuli, ibaye Paulo irangije. Kristo amuga ati wamporaga iki? Ngenda arengana, nge nari mu kazi bampaye, sinakuzi, nge navukiye mu rugo rw'abakire, ibyo by'abarokore ntabo nzi. Nge bambaye akazi mvuye kwiga, nge nica abantu bavuga rya zina, baturinjije. Rero ati mbabara ntabwo nari bizi, ndinjije. Agiye gushima rero, kamukundu yashimye. Mu rwa mbere yandikiye Timoteyo 1:12, amaze kuva mu bujiji. Ndagira mbwira umuntu ukijijwe ntazi mu kwita injiji ngo byemere. Injiji niyo ngiye, ahubwo iyo niyo njiji. Yaravuze ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Yatekereje ko ndi uwo kwizerwa angabira umurimo we. Avuga ibyo yakoze mbere. Rero ibyaha twakoze burya tutarakizwa, hari ukuntu Imana yadufashe. Y'Imana ibonye utarakizwa utazi Imana, ibona urinjije. Injiji ntacyo wayigira rero, injiji urayireka. Imana avuga ati izi ni injiji. Yaravuze ngo ibyaha nakoze ntaramenya Imana, ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi, ubu mwese mwaratukanaga, nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, bitatu: umutukanyi, umunyarugomo n'urenganya. Aravuga ngo ariko nabikoze mu bujiji tarizera. Mwari mubonye ko uyu nuza kuvuga ngo warize taza kunataho ngo warize, wize se bya wize ejo. We ni wize ejo. Uyu wavuze ibi mu myaka 30 yari yafite doctora. Wowe rero udushuri uyiratana tubiri utwejo ukuye hano sinzi aho twize ni mugoroba. Uyu wamaze imyaka 1900. Ibaze se yari umunyenganda. Uyu mugabo yarazi ururimi rukomeye, ariko atazi Yesu. Aravuga ngo kuba ntarinzi Yesu narinjiji. Ariko aravuga ngo ibyaha nakoze ntaramenya Kristo, kubera ko narinjiji yabimbabariye byose. Niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe akaza mu Mana, ntago Imana itinda ku bintu yakoze imbere. Iti byari ibyinjiji, ikamusibura muri karaseri y'injiji, kamashyira mu banyabwenge. Niyo mpamvu umuntu ushima Imana aba ari umuntu uzi ubwenge. Udashima Imana ni injiji. Kubera iki? Ibaze, hari umuntu wese avuga ngo hari umuntu ngo wima uwamuhaye, kwima umuntu waguhaye. Ibaze, kamabwire bene data muri hano, kudashima Imana ni icyaha ubwacyo. Kubera iki? Hari ibintu Imana iduha tutasengeye. Kamahe nk'urugero, murebe uyu mwuka turi guhumeka, nuko mutazo kuntu uhenda. Mujye mukabaza umuntu muri bomboni, mukamubaza ukwezi bawumutiza, ukumva amafaranga atanga. None reba umwuka uhumeka, uko ufite ingingo nzima, ukagenda ukabishobora, warangiza ugutiza umwuka
ntubashe kumubwira ngo mwami ndagushimye ko nibura mbasha no guhumeka, ni ukuri injiji. Kuba utabizi muri byavuze ngo kubimenya ni byiza rwose. Ngendo wa Yesu sishidikanya, ushobora byose arandinda. Narimo nibaza rero ni bande bakwiye gushima Imana, ni abantu bose. Niyo mpamvu Imana yabwiye Paulo, yabwiye Timoteyo, yamuga ati ngiye kugusaba ikintu. Yamubwiye mu rwa mbere, yamwandikiye mu bice 6, uzajya ushima, gushimire n'abadashima. Mwari muze ko hari abantu badashima kuko ari injiji, dusabwa kujya kubashimirira Imana? Ntago mwabimenye? Mwamuzi ko Imana kubera ko ikwiye gushimwa, yategetse abazi kwishimwa kujya bajya gushima Imana bagashimira n'injiji. Injiji muri ibi bintu ni injiji bafite ubwenge mu bindi. Ubwenge bwo ku kwezi barabuzi, ubwo mu mazi barabuzi, ariko ubwenge bwo kumenya Imana ntabyo bazi. Niyo mpamvu Imana yavuze ati ni injiji nujya gushima ujye ushyiramo n'amazina yabo kuko ntabyo bazi. Reka mvuge abo bantu b'injiji, umva ukuntu Imana yavuze ivuga ngo abantu batazi Imana. Paulo najya gushima, Timoteyo najya gushima, ajya bibuka nabo kuko ntibigeze bamenya ukuri. Niyo mpamvu kuba mwatekereje gukora igiterane uyu munsi nuko mwavuze muti ntabwo twakwiyumanganya, reka twishime. Muhamagara abantu bose baraza. Paulo yingingira abantu ko akwiye kujya asenga, agasengera abami n'abategetsi. Nazi gutangazwa n'ukuntu yavuze ngo ijyambira bose, ngo ndagusaba ngo wingingire abantu bose. Yaramubwiye ngo ubingingire, ubasengere, ubasabire, ubashimire. Reka nsome mu bice 2 mu rwandiko yandikiye Timoteyo Paulo ibyo gusabira abantu bose. Mwibaze namwe, ndashaka kubwira abarokore muri aha ko dufite akazi ko kutajya mucira abantu imanza batazi Yesu. Ubu muhemukiye, nta muntu ukiri imanza. Umwana muto, abana bari hansi, hari imyaka umwana adacirwaho imanza atanafungwa. Numva mubizi, hari imyaka umwana bafite uwo bita mineri. Umwana ukiri muto ntago nta rubanza ajyamo. Baravuze ati ninjije ibere yawe ntarakura, taragira ubwenge. Hari abantu baba mineri mu Mana batazi Imana ku buryo babwiye ba majeri, abantu bakuru nyine bati nimujya gusenga mwibuke aba mineri, abantu bato, abantu baba bebe batazi Imana. Uretse ko bataje hano, ntabwo baza mu giterane, ntabwo ashobora kuza mu giterane. N'amahirwe akijemo yaba yavuye mu bujiji yaje gukizwa. Niyo mpamvu mudakwiye kuvanyemo umuntu mpagani ngo mumutuke. Ndekada ntawe utukinjije, ntabyazi, kandi nawe niko hoza umeze. Nubwo wirengagiza, burya abantu b'abapagani bari mu yindi si, bafite radio bumva, ntabwo ibyacu babizi. Niyo bageze hano bagati ni babasaze bateranye, naho nibo basaze. Bo barasaze n'ubakatwita abasazi, kandi twebwe abazima. Niyo mpamvu dukwiye kubaha imbabazi z'iteka. Paulo agiye kwandikira Timoteyo yaramubwiye ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira, n'ubwa kabiri n'ubwa mbere yabandikiye ibice 2, ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Kuki ashyiramo bose? Nuko azi ko watoranya abarokore bene wanyu abo musengana. Aravuga ati nyamura n'abamandi batabizi ubingingire. N'ubwa mbere yanditse ibice 2, wingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Ariko cyane cyane umva rero, umve namwe ibi bintu, abami ngaho rero, abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi tugira gute twitonda. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana, umukizo w'abantu bose, ishaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya iki ukuri. Abarokore muzamujya gusenga, mujye mwibukana ujye ubibuka mukuru wawe udakijijwe. Tuvuge ngo oya, ujye uvuga ngo Mana mukuru wanjye ntagakijijwe, ntaganakuzi, ariko ari byo wamukoreye, nyemerera ngiye mbyikorere, kandi ngiye wabikoze. Mana wakira ishimwe rya murumuna wanjye. Mwari muzi ko burya bari abantu batazi Imana yo basengeye abari abamineri. Mineri ragira umuntu umuhagarariye. Hari abana bisaba ko bagira umuntu uhagaze ubareberera. Abantu batazi Imana, twebwe abayizi twawe inshingano zo kubasengera, bazi gusenga, kubashimira, bazi gushima, kubingingira, ntabyo bazi. N'abamineri mu bintu by'Imana. Pawulo ashima Imana ko yamenye neza agaciro Imana yamuhaye. Bene data, sinza kubatinza ko tuzakumva n'indirimbo, ariko Imana ishaka ko bose bayishima kandi bakayishimira ahantu hose kuko ari mu isambu yayo. Aha ngaha muri hoteli ni mu isambu y'Imana. Iyi hoteli ni isambu y'Imana, ni mu kwayo. Aha ngaha ni mu kwayo.
muhana Imana ifite muho yaremesha inzuki zayo hano harimo noneho n'abayirimo bose ari abashyitsi n'abasangwa naho ni abantu bayo umwuka bahumeka ni wubaha mwebwe rero bakeya muzi iryo banga ry'Imana nimwe mukwiye guhagarara iyi hoteli mukumva ko ibareba mugasengera abashyitsi bazaza mugasengera aba muri hoteli batazi Imana mwabona ibyaha ntimuvuge ngo kuki babikora ntabwo babizi ni ibiryo hari abantu ibyaha babyanga ibiryo bamega mubona muvuga ngo ni ibizira kuri bo ni rasiyo ni meni meni urabona barabyandikiwe Satani yabandikiye ibyaha niyo mpamvu unubona babikora ujye tubwira Imana ngo Mana ariko uzi ko nibutse ko ngewe nanya rimeze nkabo ngirinjije ntarakizwa none Mana aba bantu ntago bakuze niyo mpamvu Imana yatumaga Yona ngagine newe abwira abantu ati nyamuneka muri 40 karabaye umurokora ashobora kwingingira hoteli ashobora kwingingira abantu bari mu modoka Imana kubwa wowe amen sinzi kugira ngo uburyo bworoshye iyo iri kumwe n'abantu uri mukuru ni wowe bazwi iby'abana bakoze abarokore mwebwe muri bakuru mu rugo rw'Imana abatazi Imana n'utubebe ntabyo bazi niyo mpamvu yakijijwe bavuga ngo avutse ubwa kabiri abavutse ari umwana rero nubana n'abapagani uzajya umenya ko batazi Imana ubasengere ubashimire ubingingire ibyo bagomba gukora batazi kuko uri majeri uri mukuru urikora nigeze njya ahantu hamwe nari mu ndege nari mu ndege ntoya irimo abazungu bera harimo abazungu batukura habamwe b'imihondo habamo n'abera babaho burya nabo ntibasa nkuko nabirabura badasa n'abazungu buga ntibasa noneho twarabirabura babiri gusa muri iyo ndege yari indege ntoya ku buryo abantu bayirimo bose babona noneho ijwi rirambwira twari babiri ngo iyi ndege irakora impanuka kugira ngo irokoke nuko mureke ibiryo byo mu ndege batanga ibiryo hari ibiryo batanga ukigeramo muyiriza ubusa kugeza igihe izakururuka ku kibuga ndibaza abapilote batwaye indege n'abayikoze barahari na nyira arahari n'abantu bose bishyuye inge mwirabura nyikanagiyemo bwa mbere none ngo ninyisengere ngigereyo bitamenya ko ari twebwe tuyitwaye niko tuyitwaye kameme niko dutwaye iyo ndege niko byagenze ubwo nyine uwo twari kumwe mbwene ijwi riravuze ngo tureke ibiryo kuko dufite ikibazo muri urugendo kugira ngo abantu bagereyo bari muri indege nuko twebwe tuyitwara tukayigezayo haleluya abarokora mumenya ngo dufite inshingano zo gusengera abantu batazi Imana no kubingingira no kubasabira kuko twebwe turi bakuru niyo mpamvu iyi hoteli yabikoze n'abarimo mukabikora none abantu bose baje kuko hari abantu bemeye kwingingira Imana twaragenze tuvaho muri icyo gihugu kwa turimo tujyaho navaga muri Suwede tujyaho bita Amsterdam tuhageze mu gitondo uko Imana akabitubwiye dusanga ikibuga cyanyereye indege icyururutse amapine ku kibuga ibiranyereye ariko umupilote arongera arahaguruka ubwo ijwi riravuga ati murimo mubona ibyo nababwiye niko kwa tuza amakuru y'ibiri kuba mu buryo bw'umwuka Imana iduha inshingano zo gufata abo turi kugendana ngo tugirane amahoro kuko turi kubasengera tuza tujya mu Budage kwirirwayo ikibuga baza kugitunganya bashiramwo umunyu kiratungana turagaruka mbwira umuntu ndi burya turaba agaciro kenshi no tutabizi ni bande bakwiye gushima Imana ni twebwe twayimenye twamara kuyimenya n'abandi batayizi nabo bakabyungukiramo ndagira ngo mbibutse imbaraga ziri mu gushima yudashimye y'umuntu adashimye hari n'ikindi kintu abavuze burya reka mbabwire umuntu agutwaye mu modoka umuntu ukabona imvura iri kugwa akabwira umuntu uti ngeze imbere akagutwara mu modoka ye mwagera aho ugeze akasohoka akagenda ntagire ikintu avuga wumva umeze gute umutekereza ute imvura yagwaga umuntu niwe ati wangejeje imbere nsohotse ndigendeye mumfata gute mubona ko mfite ikibazo uravuga se uyu muntu nta no kuvuga ngo merci nta no kuvuga ngo urakoze babona ko mfite ikibazo mu mutwe y'Imana ibona udashima ku bintu yagukoreye ibona utuzuye ntabwo wuzuye nimubona umwanya wo gusoma muzasome muri Luka 17
sigaje iminota mike kugira ngo tuze kumva izindi ndembo zisigaye ko turasoza saa 12. Luka 17. Sinshaka kuhasoma ariko muze kuhasoma ni mugoroba murasanga inkuru Luka 17. Iyo udashimye Imana ntabwo Imana yumva ntabwo Imana ibifata nkaho ntacyo bitwaye. Ndashaka kubwira abantu bose banyumva banteze amatwi, iyo udashimye Imana ntabwo Imana yumva ntabwo yumva ntacyo bitwaye, biracyitwara. N'abantu namwe iyo umuntu atagushimiye nawe umva hari akantu nubwo ntacyo aguhaye nako kuvuga ngo murakoze nakarakabuze, wumva umuntu arwaye ariko wumva unamwibazaho. Iyo usomye 17 muri Luka rero wasanga abantu 10 barwaye, hari abantu 10 barwaye bafite izina barwaye indwara yitwa ibibembe. Iyo warwaraga ibibembe ni indwara mbi itapfa gukira, icintoke ikuraho amano. Muri societe y'icyo gihe rero iyo warwaraga ibibembe bagukuraga muri societe bakabatuza ku musozi wabo, bakora isoko ryabo, bakabaca bakaba muri societe. Bagiye rero ari abantu 10, harimo uwitwa umunyamahanga, ubwo ni udafitanye isano n'abayuda n'abisiraheli, umunyamahanga umwe n'abandi 9 b'abayuda. Baragenda bibera ku musozi aho baciriwe bitewe n'indwara bahuye nayo. Bagiye kumva baza kumenya amakuru umugabo witwa Yesu utarobanura ku butoni, ukiza indwara zose. Baramwinginga bari kure kuko umukoro ntago byemeraga. Ngo Yesu mwene Dawidi we, ngo tuwabarire, ngo dukize. Ati mubaye iki? Ati twarwaye ibibembe baraduciye. Arababwira ngo ho ni mugende mwiyereke umutambyi. Bisobanura ngo murakize mujye gutanga ishimwe mu rusengero. Kuko kujya kwereka umutambyi byasabaga yuko umutambyi bongera gusuzuma ko ibibembe byagukuweho. Ngo baragenda bagezeyo baravuga ati twahuye na Yesu adukiza ibibembe twakize. Umwe mu 9 mu 10 aragaruka aravuga ati ubu ndakize nikomereze. Aragaruka araza yikubita hasi imbere ya Kristo ati nasanze nakize buryo wabivuze ngira ngo ni n'urwenya ako ibibembe byakize n'umutambyi yabyemeje. Abashinzwe kureba ko umuntu yakize bavuze ko ndi muzima, none je gushimira. Umva iki ijambo Yesu yamubajije, ndumva murizi. Yamubajije ngo iki? Ko mwari 10 abandi bari ubwo ngo urumva atafite ikibazo cy'ukuntu abandi 9 bataje batavuze ngo merci. Kamabwire hari ikindi kintu Imana yakoreye uyu muntu, uyu nguyu wagarutse yamubaje ibibazo bibiri. Ko mwari 10 abandi bari, ati ngiye by'abandi ntibindeba, ngiye cyonzi nari ndwaye ngendagarutse nje kugushimira. Yesu yamubwiye akandi kantu, yaramubwiye ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Yarakize iki cya kabiri atakize mbere. Uva icyamubayeho. Yesu agukijije agukiza kabiri. Ukiza kangahe? Kabiri rwose. Yesu akiza kabiri. Adukiza uburyo bwombi. Adukiza kabiri. Adukiza iki? Adukiza ibibazo dufite, ibibazo n'abandi bafite. Ariko atariyo ntego Yesu agamije. Ko business ya Yesu nukuza tujyana mu ijuru. Noneho rero yo muhuye urwaye, ufite agahinda, ubuza akazi, ushonje, ufite ikibazo, Yesu ahera ku rurimi wumva. Kubura umuntu ngo Yesu ngo arakiza waburaye umeze nabi, ahera ku byo wumva. Aniyereka intumwa ze yagendaga ziyereka atungura amafi, kandi atagamije kubabwira ngo basubire kuroba bagira ngo bakore mu mazi, abaho umwuka wera. Nuko Yesu ateye. Ibyo yagukoreye bya bindi byose ushima mu Imana, kuguha inzu, kuguha akazi, kuguha utura, kuguha abana, yabikoze kugira ngo akwiyegereze. Muri byavuze ngo yamfatishije umugozi. Burya amashimwe yose dufite ni imigozi adukuruza. Yamfatishije umugozi arigo rukundo rwe. Imana ibanza kugukurura, gukuruje akantu ushobora, akantu ukunda, ariko itagamije kuko itariyo ntego nyamukuru igira ngo ikwiyegereze. Abaroba amafi hari akantu bashyira ku rushundura, hari igihe bashyiraho umunyorogoto bagatamo mu rushundura mu mazi, ifi yabona akantu kameza gutyo ikagira ngo ni ibiryo, hanyuma ikagafata yajyaho karya uwayishakaga akayikuramo akayizana. Mu by'ukuri ntabwo ashaka kuyigaburira, ashaka kuyitwara. Boga Yesu ntabwo ashaka kutugaburira, yashaka kuzatujyana mu ijuru. Yagufatishije ibiryo, reka ashaka kuza kujyana mu ijuru. Agufatisha akazi, ariyo gahunda ari iki? Ari ijuru. Yaravuze ngo icyo yambitiyemo ni ukugira ngo nzagera mu ijuru iki? Amahoro. Niyo mpamvu Yesu akora bya bitangaza agambire kuvana mu isi ngakurobe, agukiza uburwayi, aguha akazi, aguhe kujya kwiga, aguha utura, ariko gahunda destination finale ni ijuru. Amen. Uyu mugabo rero wakize ibibembe yari yabonye kimwe muri bibiri.
yari yakize ibibembe atakize umutima, yari yakize ibibembe ariko umutima utakize. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ngo kwizera kwawe kuragukijije. Yari akize iki cya kabiri? Ibyaha. Yesu adukiza ibyaha, katukiza n'iki? N'ibibazo. Niyo mpamvu dukwiye kumushima rero. Ariko twajya kumushima, amashimwe tukayatondeka duhereye ku ishimwe wenda ritoya tugasoreza ku ishimwe rinini. Abarokore ba kera uretse abubu, iyo bashimaga Imana bajya bavuga ngo ndashima Imana ko yampagakiza ku buntu. Mwajya kumva babivuga. Kino gihe ntabwo bakibivuga cyane, kubera ko agakiza bumva kataremereye. Ntabwo muzi ukuntu abapagani barushye, ntabwo mwabyumva. Hari umuntu w'umukire wakijijwe, ntabwo ari umuntu wamubwiye, ni wowe wabimpaye nk'umuhamya. Yaragiye arakira, amaze gukira abantu baramutinya. Hagiye mutinya abakire ntimubabwirize, kubera ko bafite ibiryo, bafite akazi, ntimubabwire Yesu. Mwakora ubukwe, hari igihe ngiye kubwira abarokore, ugasanga wakoze ubukwe abantu bose baje n'abadasenga baje, ntukiremo Yesu. Kavuga gashyiramo intore, gashyiramo abavugira amazina y'inka zitanahari, ugashyiramo ibinyoma byinshi. Ariko ntiwibuke ko ubonye igiterane kije wowe mu rugo, abo bakire baje iwawe n'abatemera y'Imana wari ubonye ugiye kumara amasaha 4 wazanyemo imbyino, wazanyemo intore, wazanyemo ibicupa baturitsa, wazanyemo ibyo bakata, wazanyemo imivugo, wazanyemo abaza kuriza umukobwa, ukibagirwa Yesu. Muziranye kubera gutinya abakomeye. Wagombye guprofita ukubona abantu muri hoteli bahazanyemo Yesu, wowe ufite ubukwe ukavuga uti shakira iminota 15-20 ukubitemo Yesu. Yarangije arirwariza. Nimuzamubona abantu bacu baje mwagize ibyago ntibikababeho, ukabona gize ibyago mu rugo. Hari abantu bakwanga batakwemera, ariko nugira ibyago bazaza kugutabara, baze baremereye. Icyo nakunze kuri ya minsi mikuru imeze gutyo, hari igihe usanga nta n'amahane babona afite icyo gihe. Bari abantu bakomeye ntibajya bagira amahane ku munsi w'ibyago, baba baremereye, ariko kubera urupfu rwabaye ugasanga batitiye. Barumva cyagihe rero, cyagihe burya barumva. Nuzajya ubona baje ujye umenya ko ubonye ikiraka n'abamineri ntabwo bazi Imana. Wowe uri mukuru, kubitamo Yesu mu giterane cyawe. Bazabanza ati mvuka abarokore babaye, twaje mu birori none ibyo bazanye, bazabituke bazabyange, uzavuge Yesu azishakira inzira azirwariza. Niyo mpamvu ibiryo Yesu aduha, andi mashimwe Yesu aduha, nibyo adukuruza. Nujya gushima Imana ujye ubitondeka ku murongo, ubanze bitoya usoreze ku kinini. Ni iki kintu cyatubayeho, no kubamenya Imana, no kuzajya mu ijuru. Amen. Gushima Imana rero, haleluya, bigaragaza yuko ibyo wageze hatari wowe. Iyo udashimye uba wikubise mu gatuza. Muzabona abantu batazi Yesu rero, batazi n'Imana, bazavuga bati ni imbaraga zanjye, ni ubwenge bwanjye. Naho abarokore akantu kose bagezeho bagakesha Imana. Nukuri nta kintu kumurokora akantu kose. Niyo mpamvu Imana imubwira akazi, imubwira urugendo. Niyo mpamvu abarokore bo akantu kose babonye bagakesha Imana. Iyo dushimye Imana rero ntituba tuyibesheye. Ariko iyo ushimye ibintu bito, ibintu byo nita bito, ni bya bindi abapagani babona batasenze. Rwose ndashaka kubabwira ko hari isi itazi Yesu, nk'ibihugu byo muri Aziya. Ibihugu byo muri Aziya ntibazi Yesu, ariko niba ibihugu biteye imbere ni ibihugu byo muri Aziya. Ugiye muri za Indonesia ukareba ibihugu byo muri za Katari, ukareba iminara iriyo, nta barokore babayo, wenda hariyo bakeya batutazi, ariko nta sengero ziba nk'iziba mu Rwanda. Uramutse ushimye Imana ku bintu biri materiyeri, ukabivuga umuntu wo muri Indonesia, wo muri za Aziya, mu bihugu by'Abarabu nahe baje uzi ikintu buvuze ubwo. Tuvuge uramutse ufite nk'akazu hano, za nzu zose gutwarwa n'amazi, maze ko tugira inzu zitwarwa n'amazi ziri mu manegeka. Umurokore kubera ubukene tuba twaraciyemo, iyo ukabonye uravuga uti Imana mfite ubukene bwinshi, bukode buranyishe, icyamba kazu nkajya ndarazamo umutwe, amaguru akarara hanze. Kubera ubukene ugasenga isengesho ringana no kwizera kwawe guke. Wamara gufata yangarakara uyimanitse ku musozi, ni mu muringoti, ni muri ruhurura. Noneho wabwira umuntu uti haleluya haleluya mena, tibene data mfite ishimwe riremereye, Imana yampaye inzu. Bati iba hehe? Urumva ya Mana urayimanuye. Imana yaremye izuba ikari mu kwezi. Simvuze ko utasenze, ariko ayo ni amateka yakugize gutyo.
hari amashimwe aterwa n'amateka. Ibi mbabwira ni ukuri, ku buryo aterwa n'amateka. Kuvukira mu buzima bubi byakugiraho ingaruka, ariko abana bo udashimana ko wize, uzi ko iryo shimwe kuba warize byatewe nuko nyine ubonye kwiga bitashobokaga. Ariko hari abandi badasengera kwiga batazanabishimamo Imana nubwo kubera ko byarikoze. Abana b'ubu ngubu hari amashuri yaje yitwa za 9 za 12 segondere ziba biga batahi wabo, cyane ntago byabagaho. Hari igihe igihugu gishira system imbere ya development, abantu bakagira ku iterambere rikomeye riri rusange. Ariko nuko bimeze gutyo, hejuru y'amashuri, hejuru y'amazu mato n'amanini, hejuru yo kujya kwiga no gukomera, hari Imana yaguhaye agakiza. Uzajya uvuga amashimwe y'ibiryo n'imyenda n'amazu n'ibyahe n'amaranka, ariko wibuke ko Imana yaguhamagariye ari ubugingo. Ibindi ni bitoya, andi mashimwe ni mato. Ibi mbabwira ni ukuri, amashimwe yandi ukuyemo agakiza ni ibintu bitera amashyari, ni ibintu bishira, ni ibintu biva kuri mode. Ibintu byose biva kuri mode, kereka Kristo wenyine. Ndashaka ko dusengana Imana, ari nkubwiye ngo gushima Imana ni byiza, akoza gushima Imana wibuka yuko Imana yaguhamagariye ari ubugingo buhoraho. Icya kabiri, uzajya usengera abandi badashima kuko batabizi, kuko n'abamineri ni batoya mu by'Imana ntabyo bazi. Turashima Imana uyu munsi ko iyi sambu y'Imana iyi ngiyi muri Serena, ubutaka Imana yabufashe muri aya masaha. Yangaha Imana imaze amasaha iri kuhakorera yonyine, kuko hari igihe hajya hakorerwa n'ibindi bintu n'andi manama n'ibiki. Ariko uyu munsi ibyavugiwe kuva saa 8 kugera saa 12 ni Yesu gusa. Abantu mwabigize mu ruhare, twashaka kubasabira umugisha, kandi ntago muri benshi, ariko Yesu muri kumwe. Nizere ko mwamwakiriye, mwakiraga abashyitsi. Nizere ko nawe mwaje kumwakira. Ngewe ndi kwakira iteraniro sinjya mwibagirwa, kuko abahari, kuko niba nzi ko Yesu ahari, yongeye kwakira abantu bose ndangije abakomeye n'amazina yabo. Nyakubahwa ubaruta, udapfa, udasinzira, utibagirwa, wadutije ubuzima, nawe ndamushimira. Mumukomera amashyi wo mwami wacu rero, mumukomera amashyi. Murakoze cyane. Tugiye gusenga rero, Imana bayishimisha iki? Gushima twabyumvise, abantu bose asaba gushima, abakuru n'abato, abakomeye n'aboroheje. Kandi udashima nuko atabizi, wowe ubizi uzajya umushimira. Ese Imana bayishimisha iki? Hari ikintu Imana yanga abantu bashimisha Imana, iminwa, imitima ikaba kuri. Kino gihe sigaye mbibona, usanga abantu barakoze development yo gushimisha Imana ubwenge, ntibayishimisha umutima. Ubwenge ni iki? Ni ibintu wize, ni ibintu warepese, watekinitse, wabonye n'abandi babikora. Ariko Bibiliya iravuga ngo ubu bwoko bushimisha iminwa, imitima yabo ikambaye kuri. Ntabwo Imana ibishaka. Imana yaravuze ngo ukunisha Uwiteka umutima wawe ungana gute wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibyo utunze byose. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka ko tuyishima nta na kamwe gasigaye. Mwirinde gushima Imana muyishimisha ubwenge n'amagambo atondetse, ariko Imana yari mu mutima igasaga itagira mu mwanya. Ndabinginze, Imana ntibya ruswa, ntinegurirwa izuru. Uko umuntu ameze niko imubona. Niba wemeje kuba umuntu koko ugiye kuba umuntu ushima Imana, yishimishe umutima, wishimishe ubwenge, wishimishe imbaraga, wishimishe ibyo utunze. Ariko ikintu gikomeye gituma Imana ishyirwa hejuru ikamenyekana niyo wera imbuto zikwiriye abihannye. Nibwo umuntu amenya Imana neza. Imana ugira ntiwera imbuto bitera ikibazo abantu batizera, bitera urujijo cyangwa icyo bita confusion. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuga ngo azi Imana, ariko uko yitwara akaba bidasa n'Imana, abantu banga Imana kubera wowe. Biravuga ngo abantu batuka izina ryanjye kubera mwebwe. Ntabwo nzi muri kino giterane niba nasengera umuntu ushaka gukizwa, niba hari uhari, uretse ko nibira ko nta muntu waza atakijijwe mu giterane. Ako se ntabe baba bararitse bakamubwira ati tujye mu giterane kiza kiri kubera hariya muri Serena, akaba yaje ariko akaba adakijijwe. Ese ntawaba waraguye ari muri amateraniro, nubwo yaje kumva indirimbo za korali Hoziyana no kureba bene data, akaba yaravuye mu buntu bw'Imana, yarasubiye mu byaha? Ntabwo twakwiyumanganya ngo tukureke uramusore tukagusengera, kubera ko Imana kuyishimisha umunwa, ukamenya kuririmba, ukamenya kubivuga, uri gukoresha ubwenge, ariko umutima wawe ukwemeza ko nta gakiza ugira. Uwo muntu aramutse ahari twamusengera.
niba hari azamura ikiganza. Ntabwo biteye isoni gukirizwa hano. Aha naho Imana iri kuhakorera. Hari rezo y'Imana, Imana ihashyize iminara yayo. Nduvuge ngo hasa ni mu rusengero. Ahantu hose Imana yageze abari mu kwayo. Ahantu hose Imana iri gukorera iyo samba bari yayo. Niba hari reka tugusengera Imana. Mu ndebere niba ari umuntu wabo hari ushaka ko tumusengera, waguye, wabivuyemo, waje mu giterane adakijijwe cyangwa yaraguye. Umuntu agwate. Ushobora kugwa mu rusengero. Hari baguye mu rusengero. Ukarugwamo neza. Burya tugira abantu benshi baruguyemo, ukagwa mu nshingano, ukagwa nta ukuzi, nta nuwagufasha. Kubera ko Imana rero itameze nk'abantu, ishaka gutura mu mutima wawe, ugomba kuwoza. Niba hari reka tugusengere, zamura ikiganza cyawe. Waba ugize neza uramutse uhari. Urahari ngo tugusengere, ntago biteye isoni gukizwa. Gukizwa ni ibintu by'abanyabwenge, ntago ari iby'injiji, si iby'abantu bakiriritse, si iby'ababuze uko babigenza, si iby'indushyi, si iby'ingorwa. Gukizwa ni iby'abanyabwenge. Niba uhari reka tugusengere. Ntawe Imana ibaha umugisha. Nta muntu ubonetse hano ushaka gukizwa cyangwa se waguye akashaka kugarukira Imana. Icya kabiri rero, mu nyigisho bari baduhaye batubwiye ko tunasengera ibyifuzo. Ibyifuzo kuki tubisengera? Kuki dusengera ibyifuzo? Nuko iyo Imana ibisubije amashimwe arayigarukira. Ibintu rero Imana ashaka gukora ni ibintu byananiranye, byananiye abaganga, byananiye bene wanyu, by'amafaranga adashobora, iby'isi yananiwe gukemura, bisigara ari iby'Imana yonyine. Niba ufite icyifuzo uyu munsi, reka tugusengera Imana. Iminota mike itarenze 3 turaba dushoje. Ndashaka gusengera umuntu ufite icyifuzo. Ariko uwo tugiye gusengera n'umuntu umeze gute? Ni umuntu wizeye ko Imana ishobora ibintu byose, harimo n'ikibazo cye. Niba wumva ushidikanya ko Imana yagira iki gikoraho, ubu uretse uzabanze wizere. Abantu bose bagiye babone neza y'Imana ni abantu bizeye ko icyo bayishyiriye igishobora. Subire muri iri jambo. Ntabwo Imana ikora cyane ibyo turirimba. Muri ibyo turirimba ntabwo Imana ibikora kuri twebwe. Indirimbo y'uririmba n'amagambo azirimo, ibyo ni kwigisha hano, ibi mfitiye akamaro, nibyo nizera muri byo. Ibyo nizera mu byo mbwiriza, ibyo nizera mu byo ndirimba, ibyo bingiza. Ndashaka kubaza, waba ufite icyifuzo ukumva ko muri kino giterane hari Imana yakora? Icyo namaze kumenya uyu munsi, mu minsi Imana yaremye, uyu munsi urimo ahantu Imana duhaye ni misambu yayo. Ndashaka gusaba umuntu icyifuzo, kandi kugira ngo icyifuzo gisubizwe bisaba ibintu bitatu, kandi birahari. Bisaba igihe. Uyu munsi ntabwo bwira Imana idakoze ibyo yashyize ku murongo. Igihe ni iki? Isaha ni iki? Igihe. Imana ikorera mu gihe. Icya kabiri, igihe ntigihagije. Imana igira ahantu ikorera ikintu cyayo, igira ahantu muri Serena hano. Ntituzahagaruka ejo, tuzajya ahandi ukuyemo hano. Hari ikintu Imana igomba gukora uyu mugoroba, ku buryo uzakibuka ukavuga ati ndi muri Serena basenga, hari ikintu Imana yankoreye. Ahantu ni hano rero. Icya gatatu, hakeneye umuntu wizera ugusengera. Bibiliya iravuga ngo sisho ryo kwizereza zizakiza umurwayi. Ndashaka gusenga kuko mu nshingano bari bampaye ni ukuvuga ku mashimwe, ni uguhamagara abaza kwa Yesu n'abasubiye inyuma, nongeyemo no gusengera abafite ibyifuzo. Ndashaka gusengera. Kandi niba wumva ufite icyifuzo, nkakuvuga ngo ko bagisengeye ikindi gihe, bagisengereye hano atari muri Serena. Hari icyifuzo kibukemukire hano. Hari ikintu Imana iri bukorere hano. Imana yamuse nta kiri bukore, nta mpamvu yo gutuzana. Muri abantu bahenda, harimo abayobozi hano bakomeye, hari abantu bafite akazi gakomeye, inshingano zikomeye. Kuba turi hano rero bigaragara ko hari ikintu Imana ishaka gukora kuri uyu mugoroba. Icyo kintu kandi yakuzanye ngo ugikore ki? Nyemerera wizere. Imana iri kumwe natwe, yashinze umurimo hano muri iyi hoteli, yashyira abakozi bayo. Haguruka ku maguru yawe uvuga uti iki kintu ndashaka kugiha Yesu, kandi iyi tariki ya none sinzi impamvu Imana yanzanye bigahura no kugisengera. Ngewe nzi ko Imana igiye gukora ikintu ku buzima bwawe, icyo wizerera cyose Imana iragikora. Dusenga n'Imana uhagurutse, ariko ubanze ubitekerezeho. Ni iki waha Imana, ariko ukaba witeguye kuzashima icyo kintu Imana igiye gukorera. Gishobora kuba n'ibanga ryawe, gishobora kuba nta n'umuntu wakibwiye, gishobora kuba gihora mu mutima kimeze nk'icyo Hana yajyaga ajyana gusenga. Ariko nubwo bimeze gutyo, kubera Imana ishaka amashimwe yakeneye kuri wowe, yiyemeje kugira ikintu ikora ku buzima bwawe. Wanyemera tugasengera Imana. Icyo ni icyifuzo cyawe. Reka mbasaba abasigaye mudafite icyifuzo mwihariye. Mwari muzi ko abantu batazi Imana tubashinzwe, bakwiye dusengera abatari bamenya Yesu.
wowe ni waramumenye, reka dusengane Imana uhagurutse ushaka amazina basuvuga. Shaka amazina y'abakuru bawe, y'abarumuna bawe, y'ababyara bawe, yabo mukorana, cyangwa se fata umugabane wa Aziya, shaka ahantu abantu batembagaye. Mbese reba ukuntu umenya ko uri umuntu mukuru, bidusenga ubwira Imana ngo Mana ndashaka umenye neza ko ingomba kugira abantu usengera, kabingingira nkabashimira, ninge bireba. Dusengana Imana nawe irakora kuri wowe ku cyifuzo cyawe, ubona ishimwe ryawe. Ariko reba amazina y'abantu twasengera, kuba twahuye turi hano dushime Imana ko waduhaye agakiza. Hari abandi badusengeye ntabwo wizanye, hari abakwingingiye, hari igihe witwaraga nabi urinjije mu by'ubugingo, mu by'umwuka, bukeye Imana iguha agakiza. Bakwingingiye bapfukamye, reka kwikunda, reka kuvuga ngo ni wowe wenyine Imana yahamagaye. Ndabariya baza sengera n'abaguye batazi Yesu. Reka dusengane Imana nawe, kandi unyemerere ntubure icyo uvuga, kuko hari umuntu muziranye umaze iminsi nawe bigutiye agahinda, abayeho nabi, urugo ruramunaniye, uriya mwana byaranze, dufite abana byayobeye, bize amashuri ashoboka, bafite imitungo, bafite ibifatika, ariko kubera ko batazi Yesu babaye indushyi, babaye abantu bagowe. Ni bande bakubasengera? Ni twebwe. Tukabikora ryari? None tukabikora ngo bigenda gute? Imana yumva amasengesho dusengera batazi kwisengera. Reka dusengane Imana nawe. Mana yacu igira neza, nyemerera uyu munsi twahuriye hano muri iki cyumba waduhaye kugira ngo kiberemo igiterane cyo gushima imirimo y'amaboko ye wakoze, ugatangiza umurimo hano, ukaba waragutse mu myaka ishize, warakoresheje abantu bakeya babikoraga batazi ko bikora, bakabikora barimo batanga ibiryo, bakabikora biherereye, abandi bakajya ahantu hatagaragara, bakakora amazamu, ariko ibyo basengeye dore byarabaye. Ubwo bya bindi wabikoze nibi tusengeye nabyo urabikora. Hari umuntu ufite icyifuzo muri iteraniro, akaba yumva twagiha Yesu kuko ni ugishoboye. Mana, iki cyifuzo cy'uyu mubyeyi, cyifuzo cy'uyu mugabo, cyifuzo cy'uyu musore, cyifuzo cy'uyu mukobwa, tugishyize mu biganza byawe. Numara kugisubiza azagaruka nka wa wundi wakize ibibembe, avuge ngo ni njyewe wari uhagaze kuri Serena, ndi mu giterane nari ngowe, ariko imbaraga z'Imana hari icyo zakoze ku bugingo bwanjye. Dusengeye abantu bose bari hano Mana, n'abaduteze amatwi bari kure, kugira ngo ubwo turi gusenga tukatubyemerewe, twemereye gusabira abandi. Ndasenga mu izina rya Yesu, dusengera abantu batazi Yesu, abantu batigeze bamenya Imana, abo baragowe. Ninde wabasengera? Ni njyewe, ni twebwe. N'uyu mumama wabasengera, ni twebwe twavuye mu isi y'umwijima, twe twavuye mu icuraburindi, twarinjije, tunywa inzoga zose, dukora ibyo twishakiye, tutagira Imana rurema. Bukeye uraduhamagara turaza. None ntabwo ubu buntu bw'Imana twabwicarana ngo turekeraho. Dusengeye abaguye, ababivuyemo, dusengeye abatakuzi, abakomeye n'aboroheje. Ububyutse nibuze, ububyutse nibuze, kugira ngo abantu bongere babyuke, bongere kumva umutwaro w'abanyabyaha, ukuntu umuntu udakijijwe amererwa n'agahinda bafite. Kino giterane Mana, twongeye kwatura ikindi giterane kizaba hano, kibayemo abandi bantu bashima Imana ko hari ibimenyetso n'ibitangazo koze ku bugingo bwabo. Mana, nyemera nsaba umugisha ku bakozi bakora muri hoteli, abakozi bose bakoramo n'abawe, n'abashyitsi bazamo bose n'abawe, n'abo waremye bose. Dukomeje gusaba umugisha aha hantu, dusabiye umugisha ko abayobozi bakora ba hoteli Serena, dusabiye umugisha abayobozi bakorari yaje hano korari Hoziyana, dusabiye umugisha timu ishinzwe fellowship aha hantu. Nsabye umugisha uyu murimo bakoze Mana, nyemerera mbatureho umugisha, ubafate, bawumve, bawugendane, bawubone n'abana babo n'abazabakomokaho, kuko bazamuye izina ryawe hano hantu. Ntabwo babaye ibigwari, baraguhagarariye, bakubereye ambasaderi beza, bakubereye imodoka zigenda, ofisi bicayemo bamenye ko nawe ubuhari. Kubera ibyo bakoze, mu izina rya Yesu mbatuyeho umugisha. Kandi abantu bose baje muri kino giterane, baje kumva amashimwe y'Imana yakoze, mbasabiye umugisha. Gahunda n'ijuru, nifuje ko abantu bose bari hano, nawe urabishaka, tuzahurira mu bwami bwawe. Turifuza kuzajya mu ijuru, ubwo amazina berazahamagarwa, tuzumvemo amazina yacu twese ko turi hano. Ndabigushimiye Mana, reka tugukomere amashyi kuko yakwiye. Aya mashyi ni ayawe, izi mpundu ni izawe, iyi sambu ni iyawe, igihugu ni icyawe, Afurika ni iyawe, isi yose ni iyawe, inyenyeri ni izawe, n'ukwezi n'izuba. Ukwiye kukomerwa
amashyi, ukwiye kuvugirizwa impundu, ukwiye guhimbazwa. Indimi zose zo ku isi n'izo mu ijuru n'izo munsi y'isi zemeza yuko uri umwami. Amavi yose ajya apfukama kuko niwe wenyine watsindiye gupfukamirwa. Urakoze nyakubahwa kubw'igiterane cyiza cyabereye hano hantu. Tugushimiye ko nubwo dutashe ariko turakomeza kwa nawe mu ngo no mu ngendo no mu kazi k'iminsi iri imbere. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, gira neza. Amen.
benshi bahindutse ibyigenge indashima kwikunda no gukunda imira isi hari ubugome burenze urugero inzara n'intambara biboneka hose ubwami burakura ubundi bwami imfatiro zose z'isi ziranyeganyega esaza zakujyana we abakure muri isi abakishijwe mukurikire nama nimukore ku kintu cyose gihumanya nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri by'isi kuko irari ry'iby'isi ritava ku Mana ngaho nimubura amaso yanyu murebe agakiza kacu karatwegereye nimwe tuzirwa mu isi twe tuyiraramo rimwe tuzarara mu isi twe kuyirirwamo esaza zakujyana we abakure muri isi
icyifuzo hamwe twese. Haleluya. Umusozi witwa Golgota, icitwaga abagome, Icaguruku rw'imivume bamanitswe ku giti. Mwami Yesu niho bakujyanye, bakwica urupfu rubi. Yatumye n'Imana ikuzinukwa kubera ibyaha byacu. Uyu musaraba wikoreye niwumpesha agakiza. Nubwo abantu bose bawureka, jewe sinza kuvaho. Tugumane Mwami, haleluya, Mwami tugumane. Iyi si yose yagize ubwoba, ibonye umaze gupfa. Azitigizwa no kunanirwa kukwakira Muremyi. Izuba ryo ryahise rihuga, habubwira kabiri. Wari umuco w'ubugingo, yaramaze gutanga. Wagiye ikuzimu kwa Satani, umwambura imfunguzo. Usohora abera bawe bose mu butware bw'urupfu. Tugumane Mwami, haleluya, Mwami tugumane. haleluya. Yesu shimwe. Abari kure n'abari hafi, mwese nimuririmbe. Utare rwisungwa n'amahanga, ukuri yarazutse. Icyakora yari yarapfuye, none dorahoraho. Agendera Agendera hagati y'amatabaza. Oh, Indakira kirika cyawe, we na cyawe unitira. n'inzira y'ukuri n'ubugingo. Atubera ubwugamo. Haleluya. Tugumane Mwami, haleluya, Mwami tugumane. Imyaka irashira Indakira kirika wenda cyawe, cyahunitira we na cyawe unitira. n'inzira y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Oh, Yesu asante. Warakoze, warakoze data. Igihe amaso yanjye azareba, nkamuzambonekere. Usanga urasinziriye cyangwa nzaba nkiriho. Ubikize ubugingo bwanjye, Mwami Yesu bunyite. Unyandike mu gitabo Yandike mu gitabo wanditse, ikimenyetso ikimenyetso cy'umwuka cy'umwuka wawe.
Yesu urinde ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimpaye wigwate nicyo icyo kimenyesha ko ndi uwawe nawe ukaba uri uwanjye tugumane mwami haleluya nawe tugumane ikimenyetso ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimpaye wigwate icyo kimenyesha ko ndi uwawe nawe ukaba uri uwanjye tugumane mwami haleluya nawe Yesu shimwe Yesu shimwe dufite ibihamya by'ibyo wakoze tuma tukwiringira imyaka irashira indi igataha ariko Yesu ujya uhinduka kukwizera ntibidukoze isoni kukwizera ntibidukoze isoni dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora kwiringira imyaka irashira imyaka izashira igataha Yesu nujya uhinduka kukwizera ntibidukoze isoni kukwizera ntibidukoze isoni
dufite ibihamya dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira imyaka irashira imyaka irashira indi igataha ariko yesu ntujya uhinduka oh kukwizera kukwizera ntibidukoze isoni kukwizera kukwizera ntibidukoze isoni kwizera ni intwaro y'umukristo ahora arwanisha abatubanjirije niyo barwanishaga mu ntambara za buri munsi niyo baneshejaga gira kwizera kukutizera atanezeza Imana gira kwizera kwizera kukutizera atanezeza Imana dufite ibihamya dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira imyaka irashira imyaka irashira indi igataha ariko yesu ntujya uhinduka oh kukwizera kukwizera ntibidukoze isoni kukwizera ukwizera ntibidukoze isoni abo bose bapfuye bakizera batarahanga ibyasezeranijwe babiroraga biri kure bakabishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira muri iyi si abo bose bapfuye bakizera batarahanga ibyasezeranijwe babiroraga biri kure bakabishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira muri iyi si icyo cyatumaga imana yacu ishimira ikorwe n'isoni ikorwe n'isoni isoni zo kwitwa imana Imana yabo nicyo cyatumaga icyo cyatumaga imana yacu ishimira ikorwe n'isoni ikorwe n'isoni isoni zo kwitwa imana amashyi ku mwami wacu mana ishimwe yarakoze tuzakomeza tuyize tuyiringire ntabwo yadukojeje isoni haleluya
nicyo cyatumaga iyo Imana ikorwe n'isoni isoni zo kwitwa Imana. Haleluya. Pastor, igira hino uririmbira Gitare we, gitare we, oh, gitare. Gitare we, 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 gitare we. Gitare we, gitare we, gitare we, gitare we. Mwana w'intama w'Imana, Ukuraho ibyaha by'abari mu isi, uri gitare gikomeye, uri gitare kitanyeganyega, uri gitare cy'ubwisho, kandi uri gitare cy'ubuhungiro, igihome kirekire, kidukingira ku manywa na nijoro. uyobora inzira y'igikanani, Yewe gitare kisumba n'abantu be, gitare we twakubatseho, muri wowe ntabwo tuzanyeganyega. mu gihugu tujya kubamo, Nta mugore wawe uzakuramo inda, atufuriza aramurura, nawe uzongera kubogoza amarira. uzahunika mu bigega, Inzara ntabwo izongera kutwica, imirima izarumbuka, ibibariza kuri kisarura. ubwoko bwawe umugisha,
ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ikidaturwa kizishima kandi kizarabya uburabyo. Se murabizi ubwo ni ubwoko bw'indabyo z'amarisi zitwa habasereti. Kizishimana umunezero n'indirimbo, buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Mujye mukomeza amaboko atendebutse, mukomeze amavi asukuma akadandabirana, kandi mujye mubwira abafite imitima itinya bakomere. Si impamvu bakwiriye gukomera ni iyihe? Ni ukubera yuko Imana yacu izatunguka ku bicu iduhamagare tuyisanganire mu kirere. Icyo gihe impumyi zizahumuka, ibipfamatwi bizaziburwa, kandi ikirema kizasimbuka nk'imparage, n'ururimi rw'ikiragi rudedemanga nk'uru rwanjye narwo ruzaririmba. Reka rero mbabwire, uwo munsi amazi azadudubiriza mu butayu, turi hariya hejuru mu kirere, imigezi yawe izatembera mu kidaturwa. Mu ikutiro ry'ingunzu aho zaryamaga hazaba ubwatsi n'umuberanya n'urufunzo, kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abantu banduye imitima ntabwo bazayinyuraho, ahubwo izaba iy'ababandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Mwari mubizi, nta ntare izaba muri iyo nzira. Ikintu gitera ubwoba kigahungabanya ntikizayibonekaho. Abacukuwe n'Uwiteka nibo bazazamuka bagera i Siyoni baririmba. Ibyishimo n'umunezero bizaba ku mitwe yabo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Gitarewe, 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 Yo, gitarewe, 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 gitarewe.
wabambwe ku musaraba izina rye ni Yesu yatsinze satani satani yaratsinzwe turabihamya abamukorera uruswa n'ubusa umugabo wabambwe ku musaraba izina rye ni Yesu yatsinze satani yatsinze satani yatsinze satani satani nakajya batera ubwoba umukiza Yesu yaramunesheje muze twishime tunezerwe kuko satani yatsinzwe haleluya amen haleluya 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 haleluya